kubw'imbabazi z'Imana ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Mugubwe neza ku mwanya nk'uyu nguyu tugiye kumva ijambo ry'Imana. Rero aka kanya ni akanya nateguye tuzajya twumvamo ijambo ry'Imana, kandi numva kuri njye numva kamfitiye umumaro, kampa imbaraga, kuko ndumva mbifuriza kugira ngo namwe mugerageze gukunda ijambo ry'Imana, kugira ngo ridufashe muri iyi minsi ikomeye, kugira ngo rigere aho ridutambutse, ritubere itabaza, ritubere inkoni yo kwicumba mu gihe nk'iki ngiki. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Mfite ijambo nshaka ko tuganira, riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice byaho ni 6, umurongo wa 25 n'amaganya ya Yeremiya 4:9. Naho nshaka ko tuza kuvuga naho tugakuramo icyifuzo tugasenga. Bibiliya iravuga ngo iki? Iravuga ngo maze i Samariya hatera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe igice cy'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Amen. Ndongera nsubiremo, haravuze ngo maze i Samariya hatera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusome amaganya ya Yeremiya 4, turasoma kuhera ku 8 9. Haranditse ngo mu maso habo hahindutse imyiro kurusha umukara, ntibakimenyekana mu nzira. Umubiri wabo womatanye n'amagufwa yabo warumye, wabaye nk'igiti. 9 haranditse ngo abicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko bo bapfa urupfu n'agashinyaguro babitewe no kubura umwero w'imirima. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Nje numva mfite ijambo nshaka kugira ngo tuganireho, tuza kwinginga Imana ngo Imana itumare inzara mu izina rya Yesu. Breke dusenge kubwira ijambo twumvise, kugira ngo tuze gusobanura kw'iri jambo, tuganire kw'iri jambo, dukuremo icyifuzo. Iri jambo twumvise, Mwami Imana, reka imbaraga zawe ziboneke muri ryo, kandi umwuka wawe wera akomeze kudusobanurira. Ntaba ari twe, ahubwo umwuka wera abane natwe. Ngewe nabivuga nk'umwana w'umuntu, ariko ubusobanuro bw'umwuka wera buba ari bwo butubamo, kandi rigira aho ridushyitsa, rigira aho ritugeza, rigira ahantu ridukura, rigira n'aho ridutereka. Ngaho bana natwe muri byose, kandi uha umugisha buri muntu wese udukurikiranye mu izina rya Yesu. Amen. Rero tumaze gusoma ijambo ry'Imana, nababwiye ko nshaka kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo Imana itumara inzara, cyangwa Imana ikumara inzara. Bibiliya itubwira inzara ikomeye, kandi natubwira ko hari impfu ebyiri zikomeye, ariko itugereranyiriza urupfu rwitwa urw'inkota ndetse n'urw'inzara. Iratubwira ngo urugoye ni urupfu rw'inzara, kuko urw'inkota rwo ntago rugoye. Bibiliya bivuzeho ite? Bibiliya iravuze ngo abicwa n'inkota bapfa neza, ariko abicwa n'inzara bapfa urupfu n'agashinyaguro bitewe no kubura umwero w'imirimo. Ahandi twasomye hatubwiye icyabaye i Samariya, ngo kugera n'ubwo i Samariya inzara yabishe, ngo imaze kubica ngo barya imitwe y'indogobe, ngo barangije barya n'amahurunguru y'inuma, kandi abantu bayaryaga ni ababaga bishoboye, bafite ubushobozi bwo kuyagura, kuko byari bisigaye bigurishwa. Bishatse kuvuga ngo Imana itumara inzara kugera ku rwego n'ibintu byatwinjiriye byuririye ku nzara nabyo bitumara mu izina rya Yesu. Hari ibintu bikomeye nabonye bizanwa n'inzara, cyangwa inzara itera. Inzara ishobora gutuma uhemuka, ikatuma uhemuka. Ikindi cya kabiri, inzara ishobora gutuma uzirura ibyaziraga, kurya ibyo utaryaga. Inzara ishobora gutuma wandavura. Niyo mpamvu nje kukwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo Imana ikumare inzara, kuko hari abantu benshi bishwe n'inzara, turi kugenda tubona ibimenyetso by'inzara bagendana nabyo no mu muhanda. Bibiliya yabivuzeho iki?
4:8 haravuze ngo mu maso habo hahindutse nk'imbyiro. Haravuze ngo hahindutse nk'imbyiro kurusha umukara. Hahindutse imbyiro kurusha umukara. Hava ngo ntibakinamenyekana. Hari isura bari bafite mbere yuko inzara ibica. Ariko kubera inzara ng'inzara yaragiye ijya mu isura irayangiza kugira naho umuntu ahindutse igikara aburirwa forume kubera inzara. Rero nje kubabwira iki? Nje kubasabira Imana imbaraga kugira ngo Imana itumare inzara mu izina rya Yesu. Iyi nzara icyo natangiyeho ingero cyangwa ibintu igaragaza cyangwa ibyikora. Hari abantu bari kugaragarwaho n'ibi bimenyetso. Aribo nza gusabira Imana kugira ngo Imana yongere ibamare inzara kugira ngo ibagaburire kugera ku rwego murya yarangiza ikanabibagiza n'inzara mwagize. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ndashaka kubwira abantu ikintu cyitwa inzara. Bibiliya yo iravuga ngo inzara izaba mu minsi nk'iyi. Ntago ari inzara y'ibyo kurya. Nanjye ntago ari y'ibyo kurya noneho ngiye kuvuga. Ndi kuvuga inzara y'umwuka wera. Abantu bazaba bashonje. Kandi bazaba bashonje umwuka wera, bazaba bakeneye ijambo ry'Imana. Izi saha abantu ntibakirirya. Basigaye bitoragurira nyine bigezweho. Ntibakirirya. Dukeneye iki? Dukeneye kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki Imana yongere itugaburire. Kuko dukeneye indyo, kandi indyo dukeneye ni y'umwuka wera. Dukeneye ijambo ry'Imana mu gihe nk'iki ngiki kuko ugaburirwa n'Imana ntabwo yongera kugira inzara ukundi. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo Imana ikumara inzara mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nkubwiye ngo nubwo umubiri wari warirabuye haracyari ibyiringiro ko Imana yakumara inzara. Kuko inzara mvuga si y'ibyo kurya. Impamvu iyi inzara yisha abantu ntibakirya indyo yuzuye. Bagaburiwe indyo zituzuye. Nje kukubwira wowe wariye indyo ukaba ubizi neza ko iyo ndyo ituzuye, ndetse buri munsi ukabona ibimenyetso bikwereka ko iyo ndyo ituzuye. Wongere usaba Imana yongere kugarukeho iguha indyo zifatika. Hari umugabo wigeze wicwa n'inzara. Kuko inzara naje gusanga itesha n'agaciro, tuma umuntu atiyubaha. Inzara ituma izina ryawe ripfa. Hari abantu babaga bitwa ba murokore, umuntu akabashakira ibintu bizima akajya kubishaka kwa murokore. None ubu no kugira ngo bahizine umuntu bahakaza umuntu witwa murokore biragoye. Imana itumara inzara mu izina rya Yesu. Inzara irateye ngo imaze kwica. Ngo Samariya ngo abantu bagera ku rwego ngo bumva ngo inzara igiye kubamara. Ngo umugore abwira undi aramubwira ngo zana umwana wawe tumurye. Ngo nanjye wanjye nzamuzanisha. Utekereza inzara ishobora gutuma urya umwana wibyariye. Inzara ikakwibagiza amezi 9 wamutwise. Nawe reba inzara ibyo yakwibagije. Reba inzara ibyo yakwibagije. Reba indyo wariye. Urebe ko utariye ibiryo bidakwiriye kuribwa. Inzara yateye umugabo umwe witwa Elimeleki. Ngo imukura i Betelehemu mu ruganda rw'imitsima. Nanakwibutse ko ushobora kuba utuye aho ibiryo biruka hayicirwa n'inzara. Ushobora kuba uba ahantu hari amafaranga ukayashaka ukayabura kandi abandi bayahabonera. Ushobora gukorera ahantu abantu bakunguka wo gahomba. Ariko ikintu nkundira i Betelehemu nuko Imana itagihibagirwa. Nubwo inzara yakwica, iyo wongeye kumenya ugabura arongera akakugarukira akakugaburira ugashira inzara. Ndakwingiga kubw'imbabazi z'Imana, Imana ikumara inzara mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana ikumara inzara mu izina rya Yesu. Hari umuntu ndumva nshaka kukwifuriza, ndumva nshaka kugusengera. Hari inzara ishobora kukwica ukazirura ibintu byaziraga, ukarya ibitaribwa, ukanywa ibitanywebwa. Inzara ituma umuntu arya indyo abizi neza ko iyo ndyo itaribwa. Hari abantu njya ntangaho urugero. Inzara yigize yica barya imyumba y'insina, imitumba cyangwa ibitsinsi byo munsi y'insina. Kubera inzara bakarya ibiti by'insina, inguri. Kandi zisaha ntiwaroye Muhanga yirye. Ariko inzara yaramwisha ryo inguri y'insina arayirya rwose yumvira naryoshye. Bishatse kuvuga ngo inzara iyo yakwishe indyo zose zirakuryohera n'izitaribwa urazirya. Hari abantu baziruye ibitararibwaga bari. Hari ababene data bashiki banjye. Hari abantu basigaye barinjiriwe barariye indyo zidakwiriye kuribwa bitewe n'inzara. Inzara itumye hinduka n'ingendo yawe irabigaragaza, n'isura yawe mu maso iragaragaza inzara. Ndumva nshaka kukwifuriza, ndumva nshaka kugusengera ngo Imana ikumara inzara mu izina rya Yesu.
umubiri urirabura nk'uw'inkono bitewe n'inzara. Inzara ishobora kukwica uhagaze, abantu tukakubona ugenda kandi warapfuye. Inzara y'umwuka, abantu bakubona ko wariye kandi ntacyo ufite. Tuzize abantu kugira ku rwego barya amahurunguru y'inuma. Amahurunguru se warya amahurunguru inuma ihari? Nuko inuma ziba zarashize. Imana ibamara inzara mu izina rya Yesu, kandi Imana yongere kutumara inzara mu izina rya Yesu. Ndaza nkubwire wowe ugabura, ongera ugaburira abantu indyo nzima, kuko indyo abantu bari kurya nyinshi ni indyo zanduye, kandi indyo yanduye buri teka igira ingaruka. Niyo mpamvu abana batagikura, niyo mpamvu abana batakiramba, no kubera indyo mubagaburira. Umwana aravuka uyu munsi ukahita umuha indyo zidakwiriye, yagize ukwezi, yagize umwaka, kuko indyo wamuhaye ntareme ifite, akananirwa, urugendo rukamunanira. Ndi kuvuga umwuka, ndi kuvuga indyo y'umwuka. Kandi indyo nshaka kubabwira niko Yesu Kristo yarabivuze ngo ninjye mutsima umara inzara, aravuga ngo ni nanjye mazi amara inyota. Nimwongere mubwire abantu Yesu Kristo, mwongere mumubwire imbaraga ze, mwongere mubabwire ubutwari bwe, mwongere mubabwire ko ari umara inzara, kandi mwongere kubabwira ko ari ubeshaho. Nta rukuta, nta rufatiro rudafite Kristo rujya ruramba. Niyo mpamvu abantu benshi baguye mu nzira, niyo mpamvu abantu benshi bananiwe. Ariko nongeye kugusaba kubw'imbabazi z'Imana, ongera wemerera Imana yongere guhina indyo nzima, wongere urya ugubwe neza. Kandi ikintu kibabaje cy'abantu bafite inzara, ibintu byose byitwa ibyo kurya barabyasamira, byaba biryoshye byaba bitaryoshye, kuko akanwa baba bagifite ntikaba kagitoranya. Imana ikumara inzara mu izina rya Yesu. Numa nshaka ko tuza gusenga tukabwira Imana ikatumara inzara. Inzara yisha abapapa n'abamama, nabo bishwe n'inzara. Abakobwa n'abasore nabo inzara irabishe, batangiye guhemuka, bivuguruje ku isezerano bari baragiranye n'Imana kubera inzara. Inzara yigeze yica umugabo umwe witwa Aburahamu, ngo abwira umugore, baramubwira ngo umugore wanjye, ahantu tugiye uze kunyemera, ntuze kwemera kuri umugore, ubabwire kuri mushiki wanjye. Ingaruka z'inzara, inzara ishobora gutuma wivuguruza ku byo wemeye. Mwibuke hari umukozi w'Imana wigeze wicwa n'inzara, ngo inzara iramwica, agurisha umugisha, agurisha ibishyimbo. Inzara, Imana ikumara inzara mu izina rya Yesu. Ariko se mbere yuko nsenga, inzara ntiyaba yaratumye uzirura ibyaziraga? Mbere yuko nsenga nta ndyo wariye itararibwaga? Mbere yuko nsenga nta mvugo wagize itandukanye n'imvugo wagiraga? Ese izina wari ufite n'iryo ugifite? Reka nta yindi nigiriho uretse Yesu Kristo, kuko niwe mutsima. Yigeze abwira umusamariyakazi, aramubwira ngo ninjye mazi. Haleluya. Aravuga ngo ninjye unatanga amazi, abanga amazi ntanze ngo uyanyweye ntiyongera kugira inyota ukundi. Nibwo yabwiye na Eliya ari munsi y'igiti, aramubwira ngo dore umutsima, ngo amuha n'agacuma k'amazi, amwe ngo komeza urugendo, kuko urugendo ni rurerure, kuko wandiye ntajya acikira intege mu nzira. Haleluya. Mela sansomere, wariye uwo mutsima ntiyongera gucika intege. Imana ibaha imbaraga, yongere ku desarabine stance. Yesu Kristo yongere kubabera umutsima, mwongere mumukunde, mwongere mumuryeho. Wamuriye ntiyongera kugira inzara, n'uwamunyweye ntiyongera kugira inyota ukundi. Mureke dusenge Imana tuyibwire yongere iduhe ibyo kurya, kuko ibyo kurya dukeneye si iby'umubiri, kuko uyu mubiri urapfa. Niko umwanditsi yabyanditse, yaravuze ngo uyu mubiri numara kubora, hava ngo nzambara undi mubiri, hava ngo amaso yanjye niyo azakwirebera, ntago ari ayundi. Tuzongera tuzagira umubiri, kandi uwo mubiri utunzwe n'umwuka, utunzwe n'ubugingo. Yesu Kristo niwe uwukora. Iyo ndyo yitwa Yesu Kristo niyire mu mubiri. Imana imbaha imbaraga zo kwakira iyo ndyo, nubwo kubw'imbabazi z'Imana ndabinginga, kubw'imbabazi z'Imana Imana ibagaburire mu izina rya Yesu. Nongera kubwira abagabura, mwongere mugaburire ijambo ry'Imana, mubabwire intego Imana ikeneye, cyangwa icyo Imana ishaka ku bantu. Mubabwire icyo Imana ibakeneyeho. Ibikeneye ko abantu bakizwa, bikeneye ko abantu bakizwa bakezwa, kuko Yesu Kristo aje gutwara itorero ryiwe. Narimuze ngo Yesu Kristo aje gutwara itorero ryiwe. Yesu Kristo aje gutwara itorero ryiwe. Nta mazimana ni mwezwe. Yesu Kristo aje gutwara itorero.
kandi murya indyo nzima kugira ngo azaze kubatwara mushyitse, kuko umuririmbyi yarabiririmbye avuga ngo igihe cy'isarura nigishira abakozi bose bazataha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagaburire mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze, amen. Mureke dusenge, ariko mbere yuko dusenga ndagusaba nanakwinginga aho uri. Ese nta ndyo wariye tararya gurya? Ese nta byaziraga waziruye? Ese nta bintu winjije bitajyaga bikwinjirira? Ese izina ryawe uracyafite rya zina, cyangwa izina ryarapfuye kubera inzara? Twinginga Imana tumare inzara, nirangiza duhe n'igihagije, kandi tumare n'inyota two kugumwuma, kuko indyo twariye ni nyinshi, ariko igihe kirageze ngo ugaragaze indyo wariye. Murakoze, reka dusenge. Mwami mwiza, uyu muntu wese unkurikiye ndamusabira imbaraga zo kugira ngo amenye ibiryo bikenewe mu gihe nk'iki, n'amazi akenewe mu gihe gikomeye nk'iki. Dukeneye ibiryo byawe, dukeneye umwuka wera kugira ngo dutambutse mu bihe nk'ibi bigoye, kandi buri wese umukomeze kumugirira neza, ukomeze kumubera umutsima umutera imbaraga, ukomeze kumubera n'amazi amumara inyota, kuko igihe cy'umwuma kirageze, igihe cyo gucika intege. Ngaho bana natwe muri byose, kandi ukomeze kuduhana umugisha mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, kandi umwuka wera akomeze kubana namwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Reka unsukeho amavuta